Haleluya. Muyaga ceceka utuze. Umuyaga uratuze. Muvuge ngo amen. Simugenda. Iyo ugiye mu mujyi utageraho. Ubu nonaha tugiye mu mujyi twategera. Sikujya nyuma wa tukanakozaho. Kumva ko na Yesu ari kuza. Reka rero mbabwire itangazo rikomeye. Ririma. Yesu ari maza. Hagarara ku cyapa. Nazambeshe ngo sinabika. Hagarara ku cyapa. Cyangwa za gusiga. Wirangara parika ahantu Yesu aparika. Haleluya. Muradakariye. Sawere niyo gahunda. Nindi nababare. Hagarara ku cyapa. Ahanyura. Nahagera. Hanyuma yewe Petero. Haya sirani niwe. Yewe Petero we. Ikindi kintu mubwiye. Nubwo ugiye kubyuka nimo. Nubwo kubyuka gusabira mupara. Aho gufata n'inkweto. Ntabwo ugiye guhane. Kwikire. Nurangiza mukwikire. Urumve. Intambwe ndajya kubabwira. Nimuze kumvugira ibyo nawe. Nurangiza. Ufata ikintu bita umwitero. Witero. Nurangiza. Ibyo bintu nibihagararira. Umurikire. Ahora cheza mbere y'umuntu. Umurikire. Abari intambwe. Abari witero. Banyirabyo muri kubyuka. Abari intambwe. Abari wishira. Ugira ute. Umurikire. Tuteremo. Nini waya. Petero aramukurikira. Ngo baca ku barinzi bambe. Sinahaba. Baca ku barinzi ba kabiri. Sinahaba. Baca ku barinzi ba kabiri. Ataramenya ibyaba. Ngo bagera. Yeee. Dore nasanga ari macuru. Amwana umva mu mwana ntiyari ikivamvari nzanye. Ariko mbikiriza inote n'akaga telefone zinyibwa mu mwana. Naranutse mari. Atanzagaruka gutya nanutse. Nahumuye. Nigutumura intore. Nigutumura intore. Maho Yesu niyamama. Haleluya. Nakumbi. Naje kumenya kuko namubitaga intore. Ngo niko yazitongeraga amaraso ya Yesu. Najya kuzifata. Nifatiye Kristo. Imana nimushyikira. Ntabwo hamwe numvaga ndi butaha. Ariko haleluya. Kukuba narendereye Yesu. Niwe wamamagara. Ntugatu wazaje ukabana natwe. Kandi si rimwe si na kabiri nje hano ni mu rugo. Byavuye hehe? Byavuye mu kubana n'Imana. Nkagira ahantu mva. Nkagira aho ngera. Kandi ndacyafite naho nsigaje imirwa. Nta handi ni mu gihugu cyo mu ijuru. Muvuge ngo amen. Tandukanirizo ry'ayo maraso. Amaraso y'inka aratemba akagenda. Amaraso y'ihene aratemba akagenda. Ayo ngayo aragenda. Ariko amaraso ya giti. Haleluya. Yaragiye agahinduka ikidendezi. Muvugire ngo amen. Kugira ngo nawe nuza wirire. Muvugire ngo amen. Ayo ni amaraso sha. Ayo ni amaraso yabaye ikidendezi. Yesu ashimwe. Yesu niyamamarira. Adusoma ijambo ry'Imana. Urumva nshobora guceza mbere y'umuziki. Ariko reka dusome ijambo ry'Imana twihute tujye mu byakozwe n'intumwa. Dufate Bibiliya zacu tujye mu byakozwe n'intumwa. Ibice 12 turasoma umurongo umwe wa 11 tuganire kuri ayo magambo. Hanyuma dufate umwanya dusenga Imana.
byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo waho wa 10 yonyine, hanyuma tuwuganireho gato kuko umwuka wera biduha. Niturangiza dushakemo ikintu bita icyifuzo, dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Adusome mu izina rya Yesu, ni paji 132 mu isezerano rishya. Twageze twese. Ravuze ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. mu rwego wa mbere. Abaje gusenga haleluya. Abakunzi b'ijambo ry'Imana haleluya. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikankiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwategerezaga byose. Mwongere munyikirize kwa amen. Yesu ashimwe. Tumaze kumva amagambo y'Imana akomeye nari ndimo mfasha. Numvaga yakomeza akayatubwira amagambo yo kuba maso, kandi abakristo turayakeneye, turanayakwiriye. Ariko atari ugupfa kumva iby'iryo jambo gusa, ahubwo ari ugukora iby'iryo jambo. Hanyuma umuririmbyi wa Yerika yararirimbye aravuga ngo kubaho neza n'ibindi, ibyo ni ibintu byiza kuri njye. Ariko avugamo ijambo rikomeye, aravuga ngo nubwo wampa ama-etaje, ukampa ibiryo nshaka kurya, ukanyigisha amashuri nshaka, ukampa n'akazi nkeneye, avuga ijambo riryoshye cyane rivuga ngo uzandindire ubugingo kugeza ku mpera z'isi, ku iherezo ry'isi. Reka mbabwire, ubundi wakubaza impamvu yatumye uza mu rusengero, wavuga ko ari iyi. Mu bintu biba byatumye tuza mu rusengero ni ukugira ngo ubugingo bwacu bube busa, nta n'indi mpamvu. Iyo umubyeyi abyaye abana, amenya ko aba bana bagomba kurya, amenya ko aba bana bagomba kwambara, amenya ko aba bana bafite ubuzima bakeneye, siko bimeze. Kamenya ngo ngomba kubaha igikoma kivanze. Ibyo ni ibintu Yesu azi agomba kudukorera. Mu gihe cyose tugituye muri ino si, aha hantu turi, ibidukwiriye mbere y'uko ajya kukurema, mbere y'uko arema yabanje kurema ibigomba kuwutunga. Muvuge ngo amen. Ikintu tuba twaje ni ukumva amabwiriza y'uru rugendo kugira ngo tutazasigara mu nzu. Imana ivuganye natwe ngo bitube maso. Umwanditsi yandika yaravuze ngo iyaba umuntu yakamenyeye igihe umujura ari muzi we ucukura inzu, ngo yakabaye maso, ntabwo yagatumye umujura amucukurira inzu. Ariko ngo ni nuko uko umujura aza atukura, ngo ni nako umwami Yesu azagira ate azaza. Mureke tube maso. Numvaga yakomeza akabivuga, ariko rwose azagaruka abivuge. Iyi Imana ntishira, Imana ntishira. Ngaho gatoya ntari mpamvu yumva wakomeje kumva uryohewe. Njye naryohewe, ningera iwanjye ndabikomeza nongere ryohewe, kuko ibintu yatubwiye birimo hano ntabwo ari ibintu yihimbiye. Ndakomeza amasomo yagiye atubwira ibitabo, masomo nkomeze ryohewe. Uvuga ngo amen. Haleluya. Nje kubabwira ijambo ry'Imana, nanjye ndibwira umuntu ugabana cyangwa se umuntu ugabura, umuntu wigisha akagabane n'abo yigisha. Hanyuma naratangaye, nasanze ibi bintu tubivuga akaba ariko biza gupima bwa mbere. Mpitamo kuzajya myiha 80%, mwebwe nkabibaha 50%, kuko nasanze ari njye bibanzirizaho. Ijambo rero nabazaniye, ijambo nyamukuru nabazaniye, abaje gusenga munyikirize kwa amen. Naje kubabwira ngo Yesu, niko Yesu yavuze mu bitabo 66 birimo hariya.
gikomeye. Mbega abafitiye imbabazi, abafitiye n'impuhwe, abafitiye n'urukundo, anabitayeho. Nimwakire gucikishwa na Yesu. Haleluya! Iyaba ari njye nari kuba mbatekinitse, iyaba ari mushumba yari kuba tubese, iyaba ari umukuru w'igihugu runaka yari kuba dushutse, hari aho yagarukira. Ariko Yesu ubwo bwawe aje kuducicisha. Ni mu byakire mu izina ryawe. Haleluya! Mu buzima busanzwe turi abanyarwanda twumva ikinyarwanda, ariko mu buzima busanzwe iyo havuzwe ijambo guci, ni uko haba hariho guhinga. Ntabwo ushobora gucika utahize. Haleluya! Ntabwo zitumye Yesu yatwemereye kuducikisha, ni uko turimo guhinga. None atanze ubutabazi, aje kugira gute? Kuducikisha. Niba turimo gukorera uyu mugabo witwa Yesu, ndashaka mu nyuma, ntabwo niba ari isezerano guhana, ntabwo ari iryo wenyine Fabien, oya buriya na wa mugore arimo, muvuge ngo mbere na bya bibondo birimo. Haleluya! tutayasire zobre ayasisitotereko. Imana ishimwe. Imana iracicisha. Ibi bintu mbabwira mbifitiye amakuru. Uzasome muri Esiteri inkuru z'Abayuda. Abayuda ngo umugabo witwa Hamani yari yarabagenjeje. Ibi ni ibintu muzire mwanasobanura kundusha. Arabagenza agera ku rwego rwo kubasaba umwami ngo abice. Ariko reka amatangariza itangazo, abantu bamenwe na Yesu ntabwo dupfa nk'umushishi. Oya, ntabwo dupfa gupfa, dufite ikintu bita gikurikirana. Muzeba wera arabagenza. Ndabyibutsa igihe kimwe ngo yinjiye mu rugo ibwami, ngo amaze kuhagera ngo umwami ngo yari yaraye yabuze iki? Ibitaro. Haleluya! arangije ngo ngarababaza ngakira umugabo witwa Hamani hano. Ngarababaza atari ku wundi umva hano, wino hano. Umuntu umwami ahaye icyubahiro, umuntu umwami akunze kubaha, umuntu watinyuka akubahwa n'umwami. Mbwira ibintu biryoshye. Haleluya! umuntu yamukora. Uyu mugabo rero yari yarishyize imbere. Ubu dufite abantu bazi ko aribo bazwi, dufite abantu bazi ko aribo basobanutse, ariko turashimira Imana idutekerezaho. Haleluya! ikatumenya nawe utuzi, ikatugirira neza nawe utwitayeho. Ukomere Yesu amashyi. Yarangije amaze gukora ibyo bintu, uyu Hamani aravuga ati nta wundi kame, ni njyewe umwami yakuba, ni njyewe agisha inama. Arangije areba ibintu byiza byiza. Haleluya! ese ijambo rirambwira ngo sibyo nigirira kubagirira, ngo ni byiza ntabwo ari ibintu bibi, ngo kugira ngo mbarane n'umutima, ngo bibizaba heza, bibizaba heza. Ibi bintu ntabwo azigera bicishamo umuhanuzi, ibi bintu ntabwo azabinyuzamo pasiporo, ibi bintu nawe ubwawe, ibi bintu Imana iri kwigira ntabwo izabikunyuzamo, kuko ushobora gucika ukabibwira abantu. Ni ibintu yo yigira yo yonyine. Haleluya! yibwira sha mumvugire ngo amen. Haleluya! tutayaniniwa ni ibintu yibwira. Naho ni ukuri ibintu Imana iri kunyibwiraho gusa. Uri inshuti yanjye ariko ntabwo izabikunyuza, kuko ushobora kuvuga ati turashimira Imana, hari ibintu igiye gukorera mama. Haleluya! hanyuma bikumva
mwakomeye Imana kandi Imana izaba iherezo ryiza, Imana izabaha ubugingo, mugire umwete mu byara, nari igiza mu mwete mu byara, igirwanya ibibarwanya, ibesha ibibanesha, kandi mupfukamye musenga, bijya yumva ubusabe bwayo, ibatuyeho mu izina rya Yesu. Tutarabonye tutayasire zombre. Imana iramwe ngo mwikuye urupfu muri mwe, baribuza muri abatayibo aka kantu zagasibemo. Aleluya, aleluya. Hanyuma aya magambo y'Imana dusomye, mwongere tugaruke hano, ni amagambo dusomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho 12 umurongo wa 11. Iki ni igihe ubwoko bw'Imana, intumwa z'Imana, intumwa za Yesu zari zifite akaga gakomeye zirimo zihiga. Yesu yari amaze kujya mu ijuru, ariko umugabo witwa Petero igihe bajyaga kubamba Yesu yagendaga avuga ngo ntabwo nziranye na Yesu, reka reka ntabwo muzi. Ariko Yesu amaze kujya mu ijuru aboherereje bamufasha, umwe batubwira haleluya. Mu gice cya mbere cy'Ibyakozwe n'Intumwa ayo magambo arimo ngo Yesu yari amaze kuvuka, ngo akajya biyereka mu minsi 40 ngayirangiza arimo abiyereka, ariko akababwira n'ibintu bikomeye. Mu kubiyereka ntabwo yabiyerekaga gusa, ngo ahubwo yagiraga n'amategeko abaho. Hayasire niniwaya akababwira ngo rero njyewe narazutse ndi, ariko ndashaka ko muguma i Yerusalemu. Impamvu yari itumye ababwira kuguma i Yerusalemu ni uko nta handi hantu bagombaga guhurira na Mwuka we hatari Yerusalemu. Abagabo mureke gutatana, mureke kujya kure. Hashize igihe gitoya aravuga ati noneho nimugende mukangame, nimugende mujya mu cyumba cyo hejuru. Arabafata bateranyiriza hamwe ngo abategeka kutava i Yerusalemu. Arangije aravuga ngo mujya mu cyumba cyo hejuru, ngo kuko umugabo witwa Yohana yajyaga babatirisha ikintu bita amazi, ariko jyeweho haleluya ndababatirisha Umwuka we. Nimugende rero. Icyo cyigisho nigisha bwira abantu kumvira Mwuka wera, kumwumvira abantu bafite Mwuka wera ariko ntabwo bamwumvira. Bimeze nka Ezekiyeli yerekwa mu bice 47 bya Ezekiyeli, ngo yabonye ngo amazi umugezi ku rusengero mu kuboko kw'iburyo. Garangira agiye kubona amarekaga ngabona ari gupima mikono 1000, ngo amazi akagera hano, yapima mikono 1000, amazi akagera aha, yakongera amazi akagera ahangaha. Ariko amazi amaze kugera hejuru ngo umugezi uba muremure, ngo ku buryo utawogesha amaguru, ngo kereka umuntu uzi ko iyo ngeze yabwira abantu gira Umwuka wera uyobora, uko uyobora apana Umwuka wera uyobora. Uzi ko Umwuka wera ugeze aha utumye mbivuga. Nigeze njya ahantu mu ivugabutumwa, hanyuma mahurira Bibiliya iravuga ngo ni imbwa, ni ibibwa. Mahurira n'ikibwa kandi abarokore bahita babyumva, kandi ubwo nawe ngo yari yaje ngo kubwiriza abantu. Hanyuma ngo akajya yihindukira akagira gutya, ariko uri mwiza unyumvire nawe, kandi turi imbere ku ruhimbi, ariko uri mwiza urakoze. Uzi ukuntu mukuru mwumva mbuze icyo mvuga, n'ibindi ntabwo ugira imbere y'abantu, kandi ari umutumishi watumiwe uri bujye ku ruhimbi. Imana idutabara, Imana iducikire, kandi imbere yabyo icikisha ubugingo bwabo, kuko niba Satani ari guhimba. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Mu mpamvu zatumye izi
inkuru namenye amavi yose azapfukamira Yesu. Inabana nibamucumise mbega bazapfukama bazamubona bazamureba, ariko ntabwo abantu bose bazabana n'Imana. Oya, cyo uvuga ngo uzajya mu ijuru kubana n'Imana, naho kureba bariyo nta nyungu bigufitiye. Mureke twubahe Imana, Imana nayo izatwubahisha. Haleluya! Imana izatwubahisha kuko twubashye Imana. Naho ubundi iyo uzi neza ibikwazo ugira, iyo uzi amanyanga ugira, warangiza ukayasirimbira. Reka mubwire, sinzi umwe mu bacu wigeze avuga ngo ni ukuwuhagira inkoko, ni ukuyuhagira pe, na inkoko wayikarabya nk'izaki ihita ikubita amababa maze akagera. Uba wuhagira inkoko, umeze nka wa muntu wikirigita agaseka. Reka mbabwire, Bibiliya iravuze ngo nkunda abantu, Imigani 18:12, kandi abashakanye umwete abo nibo bazambura. Muvuge ngo amen. Yesu aducikishiriza ubugingo. Umugabo witwa Petero mu karengane k'intumwa, ngo bari bamaze iminsi umugabo witwa Herode wari umwami yishe uwo bita Yakobo, ngamwicisha inkota. Ariko ngabonye ko anesheje Abayuda, abonye ko agize ate, ariko turi kumwe. Torero ry'Imana, haleluya. Abaje gusenga, haleluya. Abonye ko anesheje Abayuda, urumva ngahita kwaravuga ati wapi, ibi bintu biraryoshye, reka twiyongeze n'undi mugabo witwa nde, witwa Petero. Ariko ngo bashaka kumwiyongeza, iminsi mikuru irangiye bamutsimba ahantu muri gereza, bamushyiramo, ngo bafata abarinzi 16 kumurinda, ngo barangije kumushyiraho abo barinzi, ngo bamuzirika n'amaguru n'amaboko. Ngo bageze muri gereza, uyu mugabo Petero yari umuntu w'Imana, yari yuzuye umwuka wera, ngahita ariryamira arasinzira. Yabwira abantu ngo kuba babuze ibiryo byo kurya ni ukuri, ntabwo ari impamvu zo kubura amahoro. Cunga neza niba nta cyaha kiri mu bugingo. Kuba babuze ayo kwishyura inzu ntabwo byakubuza amahoro. Cunga neza niba nta kintu ufite muri wowe wicayeho barashe kaburi ku kigirwamana. Uyu mugabo Petero nubwo yari yugarije, uwo bari baciye aho yari yamubonye, siko bimeze. Nawe yari abizi neza ko ashobora kugicira, sibyo? Ariko turi kumwe. Haleluya, haleluya. Yesu niyamamare, Yesu niyamamare. Nawe yari abizi neza ko bashobora kumunogora, ariko kuko yari ari kumwe n'umugabo ukomeye, umugabo witwa Yesu, yari ari kuririmba indirimbo ivuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda n'iki, no mu byago nzagira neza aririmba, zikahurwa n'umutima. Yesu abiteganya byose, nabaho mukorere Yesu. Uyu mugabo Petero nahita arakusha, araryama. Agira ate? Araryama. Hanyuma kumbi, niba hariho ibintu Imana yaguha, ariko hari ikintu Imana yirahiriye ubwayo. Haleluya. Iravuga ngo amafaranga nzayaguha, umugore ushaka uhiye nzamuguha, bo bashaka ariko. Hanyuma umugabo ukeneye w'ibongare uzamubona, n'amayetaje Imana iyatanga, n'amabotike na za kenkayori niko babivuga, nabyo Imana irabitanga. Ariko Imana yarirahiriye, iravuga icyubahiro cyane zizagirane. Aho hantu ujye uhita uca bugufi kuko kucyubahiro nta n'ubwo wakwegera gupfundura udushumi tw'icyubahiro cy'Imana. Imana yanga akamenyero, ikanga ku mugabo witwa Petero
ngo bahita bohereza umugabo witwa marayika. Haleluya. Ngo marayika barahagera, amaze kuhagera, haleluya, ngaha hageze ikintu bita umucyo wihita uratama, umucyo ubaho ngaho. Ariko uwo mucyo nubwo waruje, wari usanze umugabo ufunze, ariko wifitiye amahoro, wifitiye umwuka wera. Uyu mucyo ntiwagira icyo umutwara. Umucyo w'Imana utandukanye n'itara ryawe, wagombaga guhita umukanga, ariko kuko yaryamanye ibineza neza, haleluya, ntabwo kumutesha umutwe afite, ntabwo yakangutse, ntabwo yigeze akanguka. Imana irabyitegereza. Buriya uko dukorera ku masaha, mbona ibintu dukora bigira mbega n'icyitegererezo cy'ibyo mu ijuru. Yesu nashimwe. Dukorera ku masaha, marayika yitegereje umugabo witwa Petero, aramureba, abona umucyo nta kintu umubwiye. Marayika aramwitegereza, ngamukoma mu mba, aramubwira ngo byuka, kandi nubwo kubyuka gusa, byukana n'ingoga. Hanyuma yewe Petero, haya sirani ni wewe, yewe Petero we, ikindi kintu umubwiye, nubwo ugira kubyuka n'ingoga, nubwo kubyuka gusa biramupana, aho gufata n'inkweto, ntabwo ugiye guhana, ukurikire, nurangiza mukurikire, urumve, intambwe ndajya kubabwira, nimuze kuvugira ibyo nawe, nurangiza ufata ikintu bita umwitero, witere, nurangiza ibyo bintu ntibihagarare, unkurikire, cheza unkurikire, abari intambwe, abari witere, banyirabyo muri kubyuka, abari intambwe, abari wiyishyira, ugira utere, unkurikire, duteremo n'inwaya. Petero aramukurikira, ngo baca ku barinzi bambe, sinahaba, baca ku barinzi ba kabiri, sinahaba, baca ku barinzi ba kabiri, ataramenya ibyabaye, ngo bagera, ariko ibi bintu bikugirirwaho mu izina ryawe. Erega ni ahantu hera, aha ni ahantu hera, iyo uje neza uhakura umugisha, iyo uje nabi aha hantu turi uhakura umwaka utsindagiye unacugushije kuburyo ugashyiraho. Bibiliya yaravuze ngo urabikora nko kwihorera, ukibwira ngo mpanye nawe, ariko ngo nzabigushyira imbere uko bigize gutyo. Petero ngo bagera ku rugi rw'icyuma, igihe cy'Imana iyo cyageze, reka mbabwire ibisubizo biradushaka, ntabwo ari twe tubishaka. Igihe cy'Imana iyo cyageze, Imana irakora, mukomere wese hose. Haleluya, haleluya, haleluya. Urugi rw'icyuma ntabwo biriwe bazana intumwa, nta kintu bazana, rwahise rwibwiriza rugira gute, rurikingura. Petero aragenda, Petero arakomeza kugenda akurikirana marayika, ngo barakomeza baragenda, ngo bagera ahantu mu marembo yerekeye Yerusalemu, cyangwa se yerekeye iwabo wa Petero. Gatuma ivuga gutya, ntabwo ugiye ngo amere. Petero aragenda arimo araroba, twasomye ngo iki, twavuze ngo Petero akaruye iki, umutima. Petero akaruye iki, ibintu byose Imana irakora, ntabwo yari yakamenya ko Imana yawe yabwira abantu ngo impamvu zituma Imana izanira utari ruto. Hari igihe wiziye wahita ukuramo ingutiya ukiruka, abandi bagakuramo amapantaro kuko byakureba, ukagenda wivugisha. Niyo mpamvu izaba utari ruto, ukagenda igakorana utari ruto, ugatwita ukabona urabyaye utari ruto.
kumbi ntabwo ari ukuri ahubwo ndabisobanukiwe menye neza by'ukuri muvuga ngo mene Imana yohereje marayika wawe Imana itohereza marayika ibyiwe itohereza marayika ibyiwe umugirira Imana umugirira Imana Imana y'abakabyara Imana y'ishadari nawe ufite urukundo nk'urwo yagukunda muri iri gihe aravuga ngo naho yabaho njyewe sinamwemera Yesu niwe ushobora ibyananirana imibabaro yacu sha vuga ngo ni ibime reka ndabivuganira abantu ni Yesu nyine muvuga ngo amen Yesu niyamamare kandi batera niyamamare ndabimenye ku mwami yohereje marayika wawe tutayasire Haleluya mu maboko yawe akangiza iby'ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose umuvugo amen urumva ko ari mu nzira ari maze urumva ko Yesu ari mu rugendo
n'igihe turaba dufite ukwiriye guhagararaho ni ukuri n'ibyapa biri imbere y'intebe nubihagarara mu ntebe neza ndashaka mu ntebe nubihagarara Yesu yahagera gusa uzantera amabuye nakwemerera. Aleluya. Icyapa cya mbere ukwiriye guhagarara hamwe Imana iguhumugishaga no gukunda mu izina rya Yesu. Uri umugabo w'Imana n'umukozi w'Imana ntabwo uri intererano myaka tumaranye umuntu w'Imana umutungo ubuganza Imana n'umuntu erega muri Imana ibindi Yesu ashimwe mu bantu bangana gutya muri Imana ibindi mumvugire ngo benda icyapa cya mbere ukwiriye guhagarara mbabarira ukiranuki aho abantu bakureba nduguya naho batakureba icyo nicyo cyapa cyamba Yesu nahagera akaguzi uzabimbaza kugira gute ndashaka namwe mubimbwire kuko turi kumwe kugira gute ko babyumvishije Imana ibaheza aho niho Yesu ahagarara bwa mbere uwahasa ntabwo amusiga aravuga ati injira shaka injira ngwino nakugora. Haleluya. Asifiwe Yesu. Yesu asifiwe. Kaburi biganza umehereza icyubahiro. Haleluya. Aho abantu bakureba n'abo batakureba impamvu bisizeho n'iyi tugwije abantu bambara ibigera ku marembo udashobora kubona n'umusatsi wabo urimo urabyumva udashobora kubona uko bambaye nabi ariko inyuma niho bagaragara neza imbere barashize Yesu aje gutwara itorero basiga rero iyo bageze mu gisirikare barabyina ibyuya bikava hari n'abagira gutya gusa paraya bakanavuga ngo iravuze ariko hari ijambo ntari kwemera umuntu yasuye mu gitondo arambwira ngo uzi ko hari umuntu w'umugore wasambanaga kandi ari umuhanuzi hanyuma undi akabimubwira akavuga ngo umurokore wanyu arasamba ndamubwira ngo mubwire nawe waravangiwe n'imyaka umaranye na Yesu nta murokore usamba barababesera abarokore nyakuri. Haleluya. Yesu nashimwe. Bibiri iravuze ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera nibarangiza bakora ibintu by'ubutwa. Umurokore nemera ni umurokore wirinda ibyaha ni umurokore wavuye mu moko ni umurokore wavuye mu busambanyi ni umurokore wavuye mu kwicana mu mutima ni umurokore wavuye mu butinganyi ni umurokore ufite ibyo yasize akaba afite ahageze aba turi kumwe. Haleluya. Ni umurokore utakikinisha ni umurokore utagiheheta unyuzwa n'umugore we akanyurwa n'umugabo we akanyurwa n'ibyo Imana imuhaye ntiyicirize. Icyo cyapa ni Imana ishaka ko duhagarara abantu b'Ibeteli. Haleluya. Gukiranukira aho bakureba wambaye ijipo ndende ya buruwa uri kwinjira mu rusengero n'ibitambaro uri guhumiriza ukanagira gutya kiranuka dukure nunagera mu rugo rwawe ukirana nunagera aho uba ukirana nunagera aho ukore ukirana. Abantu batukishije Imana bageze aho bavuga ngo aho kujya ngo ngizwe na runaka bizarore ariko iyo ukiranukiye Imana nayo irakwivuga Imana irakwira. Ahantu nakoreye umbica uburayi ubu niho mpagarara ku ruhimbi nkababwiriza cyangwa nkabayobora kubera iki bacunze mu mico no mu myifatire bacunze mu myambarire ndetse no mu mico basanga hari ukuntu nahinze basanga kugerekeranya abagabo batatu narabiretse basanga gufata abagabo 10 babashyira ku murongo umwe yinjira n'asohoka narabiretse
karitegereza gakajya kareba gakabona abajayazanye n'abajajati n'abagaragu ngo nawe ubwo akireba ngakareba n'umugore we ngo yakwitegereza gakabona gafite ukuboko kwiza kw'Imana. Haleluya! aravuga ati uyu mwana namushinja ibyaha nabamonze none rero mbonye nanjye ndusha ubutware afite ukuboko kwiza kw'Imana. arangije akora iki muvugire ngo amen. arangije akora iki ngahita amushinga iby'urugo rwe byose amushinga ngo n'ibyo hanze uyu mwana ararije ikintu gikomeye yamuhaye yaramubwiye ngo uretse icyo kurya cyane ameza yanjye bari uzajya umenya yose naho ubundi ibindi byose bajya babikora bari kuko nta kuboko kwiza kw'Imana bafite. murumva ingingo ari yewe ngamaze kubimushinga nakugiye ngo nende ariko baje gusenga. Haleluya! amaze kubimushinga uyu mwana yagera kuntetse inyama itarajyamo amazi kabati izi nyama z'ubujirungo n'ibyabaye byinshi reka mbanze numve ko ukuntu babitetse ari sawa badahereza umwana ibintu bidafite gahunda. akabafasha w'inyama ebyiri azimize mbere urimo urabyumva zitarajya no mu mazi yagera ahantu hari pedavi ajya bavuga pe naho akabakoze yarangiza nayo akarindwi itarajyamo ibintu by'umujambo uyu mwana aragenda nkaritamo ubwo urumva saha y'ifiriti we yarahasigaga wa aba turi kumwe. Haleluya! ifiriti yarahasigaga uyu mwana aragenda aritabura ngaba umuntu mwiza cyane umuhungu mwiza giti mu jisho rero ngo muka Potifari yajya mureba akarabya ibigo atangira kujya mugata ariko ubundi umva bubwire waretse tukajya twibanira waretse tukaryamana buriya nubwo uri n'umujahani wacu ariko nzaguha n'igipangu guhe n'imodoka nzaguhesha agaciro. ndagakomeza kubimubwira kenshi kuko nabuze ukuntu isi bigusakuza kabimubwira kenshi uyu mwana arabyanga amaze kubyanga umunsi umwe muhanuha aravuga ati bose ibintu byose byo muri uru rugo yarabimo ariko yarakunyimye kuko uri umugore nabasha ne gukora icyaha n'icyo uyu mugore ahita aravuga ati umwana we yanyumvira ubusa ahita ashyiraho kurwana rero igipfunsi bararwana. uyu mwana kubw'umugisha w'Imana agize amahirwe abona bamw'inyugufu yagira ate ariruka arigendera arabacikije Yesu abacikije Yesu abacikije Yesu abacikije Yesu abamucikishije abaragiye arabatiza ubwo amatayi imyenda kuko yamurubanaga nkaba ngiye nishake matire muri iki gihugu n'uwo tuziranye ariko ni ubwami bw'Imana bwawe. iyi Mana yanguye iwacu nkaba narapfa iyi Mana yanguye hariya ahantu nazunguzaga ikibingo n'imodoka zanjye iyi Mana ntabwo nkwiriye kuyikoza isoko ngahita yiruka bamugarura bamujyana mu nzu y'imboga ariko aravuga ngo nubwo bimeze nabona vuga ngo nabona nzapfa nyiriye gukiranuka kwawe kugakomera ntabwo nzikuraho kuba Imana muvuga ngo arangije uyu mwana aragenda bamukubita mu nzu y'imboga ariko muri 14 Imana imucikishije buriya Imana yaramwitegerezaga muvuga ngo kabati uyu mwana umarisha mu Imana akamamya muri iki Kigali hiye akamamirizamo akanyurwa n'uwo namuha akanyurwa n'ubuzima baye ubuzima ni kubwira ngo abana benshi birya biki abana benshi nta kazi iyo mibare muri roje kurumva biho ariko urebye neza ukibaza n'ababuze izivamo wibwira ko biba bitunga waragiye ukajya kwinjira muri
ati ngomba kujya kuyikosora. Yavuze ajya kizamba barindwi na jenda yanjye ubwanjye ngewe agomba kuyirebamo cyenyeri. Yavuze kizamba barindwi reka nkureho bane ugira ngo Imana muzakiranuka. Nta kintu na kimwe gisimbura gukiranuka. Ni agakiza k'abasirimu baha, agakiza k'iburayi, agakiza ko muri Amerika, agakiza ko hirya no hino ku isi. Ni nako gakiza k'abahanganye byose, ni nako gakiza ko mu byaro, ni nako gakiza. Nta gakiza k'abasirimu bahari. Muvuga ngo nene ibyo bintu biraryoha. Mubikirize bwane ariko iyo ngezeho ngaho nyine biri ikibazo. Muvuga ngo nene oya ndabimenye nta gakiza k'agasirimu bwawe ntako burya mubona hari utuntu uri kugenda wanga ujye umenya ngo ni ubwandu buri kunyinjira, ariko ubundi uko wahamagawe ariko uba ugomba kuguma. Ntabwo rero bisobanuye kubisingiriza. Muvuga ngo nene aba turi kumwe haleluya. Aka kanya ndabarambiye na muri gihe uteze amatwi Yesu nashimwe. Gukiranukira abarakaye haleluya. Gukiranukira aha ntabwo tukureba nanjye njya kubyibwira. Aha ngaha bafashe mikoro yewe no mu kanya nirambitse ngeze iwanjye ninjiye muri ya shambure yanjye nasize nirinze turi kubyumvikana. Ngeze mu bitekerezo nkagera mu bakozi bo mu rugo, nkagera mu bana mbyara, nkagera mu kazi nkora ka buri munsi. Usabwe gukira. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Icyo cyapa n'ugihagarara Yesu akagusa uzabera amaboko. Ndabyemereye imbere y'Imana. Uzabimbaze mfite ibimenyetso birenze byo kukwemeza yuko Yesu azatugirira neza. Haleluya. Kandi ibyo bimenyetso birahari. Vuga ngo birahari. Nawe ufite ibyo wabonye vuga ngo birahari. Yesu ashimwe. Uyu mwana yanditse bipara arirukanwa mu biro bamufungwa, ariko kumbi Imana yari iri kumutegurira igihugu. Mwatubwiye ngo mbere mu buzima nta gipangu, nta gihugu kiba mu gipangu, ahubwo haleluya igipangu kiba mu gihugu. Ariko uzamba barisomere mu bice 40 uzahasome ushaka uzahere ku murongo wa 41 uzasanga umwami ari kuvuga ngo ubundi mwebwe imyaka tumaranye igihe tubaniye hari umunyabwenge nigeze mbona muri mwe. Usiko nta munyabwenge bari uko yababwira bagati niye hadi mubwira hari kwakura umuntu w'umunyabwenge wabasha kwamukura muri mwakari inaga sinayibahari sinabahaye inaga nimutagera, ariko ko bareba ngo nta munyabwenge uhari twamukura. Yozefu rero iyo nama yari irimo umugabo witwa Potifari n'umugore. Uyu mugore yateretse amaso yasohokanye n'umutwaro, ariko birangira. Vuga ngo birangira. Vuga ngo birangira. Birangira uyu mwana rero kuko yakiranukiye aho abantu n'aho bakorera birangira ko bijya bayoboka bakajya bamugera imbere bakagira gutya agafana nuko babigenda akabera amasaro. Haleluya. Ugende mu kiranuke babareba batanabareba. Yesu nahanyura azahaca atagucikisha. Uhagarare kuri icyo cyapa. Yesu ahanyure azagucikisha. Icyapa cya kabiri nyibabwire cyangwa mwataha aba turi kumwe. Haleluya. Abaje gusenga haleluya. Abakunda ijambo ry'Imana haleluya. Icyapa cya kabiri ni ukugendana na Yesu. Wimusiga nugendana nawe uzaba n'ubutakira. Mpamvu muba n'umurimo w'Imana
ivuga ngo Imana igutabare. Nugendana na Yesu uzabona ubutaki, nugendana na Yesu uzabona ububwire, nugendana na Yesu uzabona ubutega amatwi. Haleluya. Luka 20, Luka 18. Ibice 8 hari inkuru z'abigishwa ngo bari bagiye ahantu bita mu mujyi mu bwato, ariko mu bwato nubwo bari baburimo ntabwo bari bagiye gusa. Nimwongere mu mbere, ntabwo bari bagiye gusa, ngo bari biritseho umugabo witwa Yesu. Muvuge ngo amen. Ngo bageze mu bwato, ngo babitangira kugenda, bari baza n'umuraba, hazamo n'umuraba, ngo ubwato bwenda kurengerwa. Bibiliya iravuze ngo bagamuka, batangira kwirwanirira bajugunyamo ibintu ngo barebe ko inyanja yatuza, biranga. Barakomeza batera imigeri, ariko baza kuyibuka bakajya kubundi dupfe nk'abasebi. Ubu dupfe nk'abantu batangajwe na Yesu, dupfe nk'abantu batigeze bicara imbere ya Yesu n'umunsi uyu. Ati wa kandi tuzi. Haleluya. Ngero ugaro kandi tuzi aba hafi ya baratekereza, baravuga ngo se dukwiriye gupfa n'abantu batigeze bubaha Imana, kandi dufite Yesu, dufite ibintu twaretse tukabisiga tukemerera Yesu. Haravuga ati wapi, Yesu tumwirirwe, nubwo mu bwato tuburimo, nubwo iyi nyanja yabaye ikibazo, ariko haleluya. Reka dukangure Yesu, afite umwaka umuntu utamufite. Baba bagiyeho rero, uriya mazi yarazaga akabakubita no mu mazi bakagira gutya, ariko bagakangura Yesu. Muvuge ngo amen. Baramukangura, haleluya, bakangura Yesu. Vuga ngo baramukangura. Yesu kanguka, haleluya. Ibibazo n'akaga biradukomereye, dore inyanja irenda kuturoha. Yesu kanguka, haleluya. acaho umuyaga. Haleluya. Muyaga ceceka utuze. Umuyaga uratuze. Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Umuyaga n'umuraba biratuza, inyanja iratuza. Haleluya. Narivuze ngo Yesu agucyahira umuyaga n'umuraba. Yesu aza mu bwato urimo, uzabona ubutakira, ukomere Yesu amashyi. Yazagira umuntu ugurira mu muyaga ati ngende umukecuru, ntabwo njya mu muyaga ndakugurira fata mu izina rya Yesu. Kuvuga ngo amen. Nabashije kwirukana abazimu. Abazimu bapfa ni ukubirukana, ntabwo bapfa kubanogorora cyane, barashweragira mu izina. Yesu agucyahira umuraba, kandi agucyahira. Abatumva muvuge ngo amen. Yesu ashimwe. Abantu bo babwira kuko bari kumwe nawe. Ubwo se iyo bataba kumwe nawe bari kubwirana? Iyo baba baramutaye mu buhehesi bari kubwirana? Iyo baba baramutaye mu busambanyi bari kubwirana? Iyo baba baramutaye mu nzangano bari kubwirana? Mu magambo ubusutwa bari kubwirana? Mu mazuru maremare n'amagufi bari kubwirana? Abantu rero harimo mutabyaye akaba ariho wamutaye bari kubwirana? Uyu mugabo wumva wapfa n'akabaho kubera ibintu amukorera, ugatanga Yesu urumva bari kubwirana?
akamenya inama ihari, akamenya n'iyagiye. Ubu birashoboka ko kuva twatangira amateraniro hari umuntu wari uri hano mu gitondo, ariko ubu bagiye mu kandi kanya wabona nanone akaza akicara hehe, akicara he mu materaniro kandi yari yanyoye. Twari kuba turi kumwe nawe kare, icyari kudufata n'icyari kumufata, ariko ntiyagumanye natwe, yaje kunyuza amaranye nyumba aragenda. Sawa rero tugumane nawe, nta byanone n'andi bizaba bikwiriye kudutandukanya na Yesu. Muvuga ngo none se ko Yesu azarinda z'abakene bahari? Uzi ko azarinda z'abakene bahari n'abahingira abandi bahari, kandi azarinda z'abazamura nabo bahari. Nta byanone n'andi bizaza, reka gutekinika bikwiriye kudutandukanya na Yesu. Reka guhemukira Yesu, gumana na Yesu. Muvuge ngo amen. Amina na haleluya. Mugumane nawe muri twaduke, muri twatugobyo twose, muri za ntambaro bandana, izo abantu bamenya n'izo batamenya, wigiraho winugufura Yesu. Komeza ugumane nawe. Haleluya. Abigishwa ba Yesu, Yesu yigeze yicara abahereza ikiganiro, abo tukiri kumwe haleluya, abatashye haleluya, abana gusenga haleluya. Yari ari kumwe n'abigishwa be. Uyu mugabo Kizigenza ababwira ibigiye kumubaho, aravuga ati buriya rero ndimo ndabasezera, njyewe ngiye kubatambirwa, dore ungenzi ari hafi, icyakora akora ikintu cyo kujya bibukiranaho. Akora ikintu cyo kujya bibukiranaho hariya muri Luka 22 ku murongo wa 19, ngamanyagura ikintu bita umutsima, ngarangije ngarawushimira, arababwira ngo ngaho nimwakire muryeho mwe, ngo n'igikombe bigenza gutyo, arababwira ngo ngaho ni mwe mwe, ariko abashyiriraho itegeko. Abashyiriraho iki? Arababwira ngo ibi bintu mbakoreye, ibi bintu mbakoreye mujya mubikora kugira ngo munyibuke, ntimukanyibagirwe. Burya umunsi twaje kwicara ku meza y'Imana tuba turi kwibuka Kizigenza. Muvuge ngo amen. Aba turi kumwe haleluya, kugira ngo munyibuke. Bamanutse hepfo gatoya, abigishwa bameze ko agiye gupfa. Ubundi ninde uzaba mukuru muri bo? Unyumvire nawe, aho kugira ngo babazwe n'ibigiye kuba kuri Yesu, ngo bibatera agahinda bafata n'igihe cyo gusenga, batangiye kuzana amatiku ngo ninde uzaba mukuru muri bo, bakanagura amajisho ukagira ngo hari uzahera. Yesu mwadugira ibyahishwa. Haleluya. Haleluya. Arabitegereza, arabareba, arabitegereza, yibuka izuba ryabicaye. Muvuge ngo amen. Arabitegereza, abona urugamba bafite mu mitima yabo, bari kuburana uzaba mukuru, abona ni ikintu gito cyane bari kurwanira, yibuka ahubwo inzara yabakubitaye. Arabitegereza, yibuka abahereza agaciro kuntu bavuye mu kazi bakoraga kabatungaga kakababesherezaho umuryango, bakemera gukurikira inyuma. Hari abo yakuye mu kuroba, hari abo yakuye mu note babaraga, ibyo bintu byose arabyibuka. Aravuga ati ba bantu banjye ko mbona bavangiwe bigenze gute? Arangije arabegera, arababwira ati ibintu muri kurwanira n'ibitoya, reka mbabwire inshuti zanjye, mvuge ngo amen. Haleluya. Arabegera, arababwira ngo mbabwire ikintu gikomeye ku murongo wa 28. Haleluya. Niba mwagumanye nawe, mwihangane mutarebe
mbabiciye kiretse kubabwira ngo utazaza kiretse abana gusenga haleluya hari ikintu gikomeye tubikiwe mukomere Yesu amashyi aya mashyi n'aya Yesu mwongera ntabwo azagusiga azagufata kuko arimo araza Yesu aje kugira gute kuducikisha Yesu ashime mureke dufate umushinga mwiza wo kubaha Imana umushinga mwiza wo kugumana na Yesu umushinga mwiza wo gukirana uyu ni umushinga utajya uhomba uyu ni umushinga ugukura muri puberi uyu ni umushinga uguhereza agaciro yeee umbwira utugo muhanga mu ntumira mwenze mwiri gute ahantu nakoreye ubwinshi mu ntumira mwe ariko gukiranuka nakomeye Imana ahantu nakoreye uburaya ubundi mumpamagayemo uyu nguyu aranzi mahoro ni nawe wampamagara cyakora Yesu niyamamara aranzi najyaga mva gusinda dore nguyu dore ko abantu banavuga ubuhamya batakoze nabaye umumanyura amazi ndi kugenda gutya isigara itabaha ntabwo kubita ijisho nibuka ko amahoro ari umuki ari umupeni ahita njyana nkamubwira haguruka abayobozi yambitsaga amafaranga abanye mu buraya nkayatiraho amaraso ya Yesu yeee dore nasanga ari macuruzi amwana umva mu mwana ntiyari ikivamvari nzanye ariko mbikiriza inote n'akagatelefone kituzinyiba mwana naranutse ahita nzamuka gutya nanutse nahumuye nimutumura intore nimutumura intore maho Yesu niyamamara haleluya nakundi naje kumenya kuko namubitsaga inote ngo niko yazitongeraga amaraso ya Yesu nkajya kuzifata nifatiye Kristo Imana nimushyikire ntabwo hamwe numvaga ndi butaha ariko haleluya nukuba narendereye Yesu niwe wamamagara mwatu wazaje ukabana nawe kandi si rimwe si na kabiri nje hano ni mu rugo byavuye hehe byavuye mu kubana n'Imana nkagira ahantu mva nkagira aho ngera kandi ndacyafite naho nsigaje inyuma nta handi ni mu gihugu cyo mu ijuru muvuge ngo amen tugiye gusenga Imana ariko hari ibintu nabonye abarokore muri iyi minsi barwaye ibintu byo kubatera toba ukagira ngo bagiye kubyara kugira ngo babatere tobari wowe ubwawe n'umutima wawe uwuzi reka mbabwire burya imvura iyo iri kugwa nibwo umuntu areka nta muntu ureka imvura yagwa itari kugwa ntibishobora kugira ngo ujye gutanga umureko n'ubwo imvura ibiri kugwa hari marayika ugenzura akantu kose mu nzu y'Imana iyo tugeze mu kanya nabibabwiye ngo hano haba umugisha ariko haba n'umuvugo kandi Imana iba yavuganye natwe ibyo gukeneye iba yabikubwiye yabitubwira kuba maso abaririmbyi batubwiye ukuntu ifite imbaraga baziruta izambombe komini Imana iraheza haleluya nanjye nje kubaganije kubacikisha ariko mweretse inzira ugomba kunyuramo utazaririmba urwo ubonye ngo yarambye ngo irancikishije none ntayo mbonye kandi ibyaha byawe n'ubundi ukibifite iyi kamere zawe zose ukizifite warangiza ukavuga ngo narakubeshye ngo uhaye inzira ugomba gucamo iyo uri umwana w'umunyabwenge wishakira
wafasha gusenga Imana akavuga ati njyewe ntabwo reka mbabwire hari icyigisho cy'ubuteguro Imana nibifasha muzakizana nawe kivuga ngo kugambirira mu mutima kagambirira neza abantu baratuye ko batura ibyaha bikomeye n'ibyo biti byoroheje ariko barongeye babisubiramo none dukurayo abarozi mu itorero ni abaje bakatura nyuma bakaba barabisubiyemo dukurayo abahehesi n'ibisambanyi baraje baratura babishaka ariko nyuma babisubiramo waba ushaka imbaraga mu majuru kugira ngo zikubashishe kureka ibyo byaha nubwo wakije nubwo ujya kwigamo ko aya masengesho ari ay'itorero nubwo waba udakijijwe nubwo waba utajya kwigamo Imana iraguhamagara bibutse ko intego y'ubutumwa bwiza ni ugukura abantu mu byaha ibindi batubwira byacakira naratangaye yeee jya mbabwira umuntu uri mu Bufaransa n'ubu ari mu Bufaransa aheretse kumumagara nanjye ati kuko ziri masengero ni umudamu nishiya sengera dore ndaye hanze namusabona kandi ari mu Bufaransa ariko ubu ngubu hageze umutuburira ati rabuze murage anakubesha kandi y'ibyifuzo ngiye mu Bufaransa wahita uguru uzi ko ushobora kujyayo atari Imana ikoherejeyo ukaririmba urw'Imana uzabibaza barimo ushobora kujya muri Amerika bitari mu mugambi w'Imana ukaririmba urw'Imana ni kukubwira ngo uzabibaza abatuyeyo vuga ngo Imana idutabara nta mahoro yuzuye tuzigera tubona hano kwa data vuga ngo kwa data niwe gusa mu gihugu cyo mwishe hazendereye amahoro muvuga ngo amen tutabitinzemo umuntu urimo hano ukeneye imbaraga z'Imana nawe urabizi ibyo ugenda usubiramo nta n'ubikubajije sinumva bifata ngo bishyire abana banjye ngo nimurarire wowe bihagurukane ku maguru yawe uyibwire ngo aha hantu biri aho Imana ikwambika imbaraga simbitindamo nababwiye ngo umuntu areka inkurikije waba urimo ngo tugufashe gusenga Imana